bikomeje rero kugorana, bikomeje kuba ingorabahizi. Uwitwa Dani yaramaze rero kubwirwa yuko burya Shalomu yapfuye. Ako kanya Dani nawe byasabaye nk'ibimutungura, arangije uwitwa papa Dani aramubwira ati rero ni uko nguko byagenze. Dani arangije aravuga ati kumbi Shalomu apfuye nanamubwije ukuri. Ndamubwira ati kwe kuri atapfuye namubwije ukuri k'umuntu wishe Kami. Kuko muribuka ko uwitwa papa Dani yamubwiye ati Cedric niwe wiciye mushiki we. Bisa nkaho rero Dani we mu mutwe we yarashyizemo yuko n'ubundi Cedric ari we wishe mushiki we, ku buryo yumvaga uwitwa Shalomu yo kugera gupfa amubwiye ati ni njyewe, ntago ari wowe wishe Kami, ahubwo Cedric niwe wishe Kami. Kandi ntago azi amakuru neza yuko uwitwa Shalomu ari we waje kubibwira uyu nguyu papa Cedric, papa Dani. Ako kanya rero Dani nawe byabaye nyine nk'ibimubabaza. Hahise rero Dani yahise afata umwanzuro wo guhita ajya ku kazi ajya kureba Cedric. Agenda abaza Tricia amubonye amubwira ati Dani bimeze bitatu, bimeze fresh. Atari ko ni gute ngusaba ikintu, kunkorera ikintu ukanga kukinkorera. Ndakubwira ati ariko ukirimo kunsanga. Ati nakubwiye ngo umpamagarire Cedric kuri nimero ye ariko wanze kubikora. Ati kubera iki utarimo gukora ibintu ndimo kukubwira kandi ari ingenzi. Ndaramubwira ati ariko Cedric wagakwiye kumuvuga ukibuka ko ari na boss wawe. Niwo kumubwira ati ntabwo igihe ushakira kubona boss wamubona, kuko nawe haba hari ibindi bintu arimo. Buriya boss igihe cyose umushakiye ntabwo wamubona, ariko we iyo agushatse arakubona nyine kuko araguhemba. Nibyo nyine yasaga nkaho amubwira. Uwitwa Dani aramubwira ati mbabarira unkorere ibyo ndimo kukubwira, kuko ndashaka Cedric byanga byakunda. Uwitwa Tricia yagiye ku ruhande, arangije hamagara Cedric. Mu guhamagara Cedric amubwira ati ndi mu nama witonze. Ati rero Dani ari hano yasisiye ngo ntabwo ari buvangata kubonye. Ati rero Dani aragushaka. Ndamubwira ati yumvishe ko ari Dani, kandi mwibuke ko Dani ari musaza w'umukobwa bakundana, urumva nyine bagomba kumwubaha. Ku kanya ahita avuga ati reka noneho nshaka uburyo nza. Dani rero uwitwa Cedric yaje. Akimara kuza Dani yahise amwataka, amufata mu mashingo, amufata mu ijosi, aramubwira ati ni gute ujya wica mushiki wawe. Ako kanya uwitwa Cedric n'akababaro kenshi yahita yakadana, aramubwira ati nta n'isoni urifata ukavuga ngo njyewe nishe mushiki wanjye. Ndacyari no mu bihe bigoye, ndacyari mu bihe bingoye byo kumva ko mushiki wanjye afite ikibazo, yapfuye kubw'amaherere. We warangiza ukaza kumbwira ngo ni njye wishe mushiki wanjye, nta soni ufite, nta bwoba ufite. Ako kanya uwitwa Dani ariko ntiyamwumva. Dani ntabwo yigeze yumva, ahubwo yavuze ati yego ubu ngubu tuvuge kuri boss wanjye n'uwapfuye ari mushiki wawe. Wenda nta kintu nakora, gusa wowe nkagomba kugirwa nyine ikintu wakora. Ngombwa ati bagomba kuguhana. Ariko nyamara Dani arimo kwibeshya, kandi ibyo arimo kwibeshyamo nawe uzasanga hari umuntu wishushumuriza ikintu gituma agomba kuzasaba imbabazi. Rero hano Dani nibyo arimo gukora, kutizera Cedric. Nicyo kibazo, kutizera Cedric. Ako kanya rero twavuye kuri Cedric duhita twigarukira kuri Papa Alice. Papa Alice rero yahamagaye Mama Alice, aramubwira ati wa mwana yapfuye, Shalomu yapfuye. Ati se byagenze gute? Ati rero inzego nyine zamwishe. Ati kandi nyine urumva nimba yaraje kutubwira ati umuhungu wakundanaga na Alice niwe wari urimo kumiga, wari urimo kugira guta amiga. Ati rero urumva akaba yaraje kubitubwira, akanabibwira n'iwabo. Ubwo nawe nyine urabyumva ko imiryango igiye guhangana, kuko nimba narasezeranyije ko umwana wanjye n'uwabo bazashakana,
ako kanya umwana wabo akaba yarahizwe n'uwateretaga umukobwa wanjye, aka kanya akaba ariyo mpamvu, bisa nkaho ariyo mpamvu yapfuye. Ati rero urumva ni ikibazo. Ati rero imiryango igiye guhura n'ibibazo, tugiye guhangana, usanga nyine ibi ntabwo byari bikwiye muri make. Aho ngaho rero turangije turahava tuza tugaruka. Rero witwa papa Alice yahise ajya ku ruhande nanone ahamagara papa wande, papa wa Sharomu, aramubwira ati papa Sharomu bimeze bite? Ati ndagira ngo mbihanganishe kubw'urupfu rw'umwana wanyu, sinzi niba mwabimenye. Ati undi aramubwira ati kuri telefone, ati ntabyo twihanganishamo, ati ibyo mwakoze turabizi kandi muzabiryozwa. Muri make ati ibyo mwakoze turabizi kandi muzabiryozwa. Arangije ahita anamukupa, ahita anamukupa kuko bazi ko uwitwa uwakundanaga na Alice ariwe Cedric, ariwe wakoze ibi bintu byose kandi nyamara harimo kurengana. Aho rero twahavuye turangije duhita twigarukira kwitwa Cedric. yahise ahamagara sheri we Alice, aramubwira ati rero, ati bimeze bite sheri? Tumeze neza. Ati nagira ngo nkumenyeshe yuko uwitwa Dani musaza wawe nimugoroba yaranyishe. Ati se byagenze gute? Ati yaje araniga aravuga ngo ni njye wiciye mushiki wanjye. Mwibuke yuko n'ubushize uwitwa Alice nubwo atabimubwiye na Alice, Dani nawe yaramufashe mu mashingu, arimo kumubwira ati we ngo we na Cedric bari mu mugambanyi bwo kwica no kwica Kami ndetse no gushyira ibyaha kuri Sharomu, murabyibuka. Niyo mpamvu Alice yavuze ati ariko uriya muhungu ushobora gusanga afite trauma, ugasanga nyine nicyo kibazo afite. Ariko nyamara Dani ntabwo ari trauma ahubwo cyane, ahubwo ni politike yashyizwemo n'uwitwa papa we, kandi na papa we hari yarahawe ibinyoma n'uwitwa Sharomu. Rero birimo kugenda bihererekanya ku buryo aka kanya nta n'umwe wizeye undi, nyamara umwanzi wabo yibereye ku ruhande, ariwe Ariya yibereye ku ruhande, ku buryo nibamara gucikamo ibice, noneho ari bugende afata umwe umwe, usange noneho bose arabarangije. Ako kanya rero twahise tubona uwitwa Lucky aza kwirebera Tricia. Mwibuke Lucky ko twagiye tubona yuko asa nkaho akunda Tricia. Rero yamubwiye ati nkeneye yuko nyuma y'akazi nangira kuba twaganira bisanzuye, tutarimo kuganira akazi, tutarimo kugira iki, uri umukobwa mwiza. Twagiye tubibona kenshi bisa nkaho agaragaza sinye yuko rwose Lucky akurimo gukunda witwa Tricia, cyane cyane ko Tricia ari umukobwa mwiza. Rero yarimo kumubwira ati rwose byanga byakunda rwose uno mukobwa Lucky arimo gukunda uno mukobwa cyane. Rero yaragiye kumubwira ijambo rimuvuye ku mutima. Telefone yasona, mwayibonye, ariko twabibonye ntabyo kuvuga iki usibye kwijijisha kwa Tricia. Buriya iyo umuntu arimo agukunda nawe urabibona. Rero twabibonye yuko uwitwa Tricia yakunzwe n'uwitwa Lucky, noneho urukundo rwabo ese narwo murwitege mu minsi iri imbere. Icyo nzi cyo ntabwo na Lucky ari umuhungu mubi ku buryo uwitwa Tricia ashobora guhita mwanga. Ako kanya rero twahise tubona papa Alice arimo kubwira umugore we ati rero nohereje Gihozo aze kuba akurwaza. Aka kanya Gihozo ubu niyo mpamvu tutamubonye. Gihozo nawe uhari, yagiye kurwaza uwitwa mama we. Ese mama wa Alice we tuzamubona ryari? Nawe dutangire turebe tumubone, turebe nimba asa n'abakobwa. Noneho aka kanya radiyo yacu yigendeye, yagiye kureba mama wayo. Ni ibyo ngibyo kandi twavuye rero aho ngaho, tuvuye aho ngaho duhita twiyizira
ku witwa Ariya. Ariya rero yafashe umwanzuro wo kugira ute, wo kuza kureba ngo Dani. Yaje asanga uwitwa Paparise niwe uhari, arangije aramusuhuza, arangije araza arabaza ngo ndashaka Dani. Ese Ariya aje kurebera iki Dani? Ariya rero Ariya muraje murebe ibintu agiye gutangira gukora. Agiye gutangira kuvuyanga uno muryango, kandi ariwe wakoze ibintu byose. Ariya agiye gutangira, agiye guhera kuri Dani. Mwibuke ko Dani aka kanya none atarimo kwizera Cedric, atarimo kwizera Alice, amuhereho noneho amushyiramo politiki imwe iri hejuru, amwumvisha uburyo Cedric atari umuntu mwiza, amwumvisha uburyo Cedric ashobora kuba ari nawe wakicira mushiki we, kandi aka kanya uwo bari kumwe ariwe Ariya, ariwe urimo gukora ibyo bintu byose, ariwe wishe Kami, wishe fiyanse we, ariwe ubarimo. Mukomeze mugire ibihe byiza, ariko noneho byakomeye.